ariko umunsi hagize uwibeshya akatwishoraho ntabwo azasubira aho yaturutse. Ntabwo byakunda. Ntabwo ingabo zacu zibereyeho gushotora, ndetse n'abadututse n'abatwanduranyijeho iyo bitaragera mu murongo birenga turabihorera. Ibizadusanga hano rero ntabwo tuzabyihorera. Iyo u Rwanda ntabwo abantu bagenda gusa nk'ibintu uko bigenda. Ayo niyo mateka yacu, yaba ubu yaba kera tukimeze nabi icyo gihe, ariko noneho n'ubu ngubu tumeneze neza kurusha icyo gihe inshuro nyinshi, ariko imikorere ni ya yindi byubakiraho. Sibyo? Turumvikana? Rero ubushake, ubutwari, ubumenyi, kumenya. Icya kane, niyo ufite ubumenyi uko ubukoresha ni ngombwa byiyongera kuri ibyo bindi bikaba bine. Ubumenyi, ukamenya gukoresha intwaro, ukamenya gukoresha uburyo ubwo aribwo bwose. Kubimenya gusa ntibihagije iyo udashobora kubikora cyangwa kubigenderaho. Sibyo? Umuntu wese gufata imbunda warize urayihambura, urayikongera urayifunga, ukayifungura, ukayikoresha ibyo ushaka, ariko iyo bigeze kurasa ntabwo abantu bose barasa kimwe. Sibyo? Ariko tugomba kurasa kimwe duhereye kuri bya bindi navugaga. Kuvuga ngo urabara, kandi kubara ni uburyo bwinshi. Urabaraga unirinda nawe, urashaka kubaho. Sibyo? Y'u Rwanda ntabwo abantu bagenda gusa nk'ibintu uko bigenda. Abantu babaho, babereye kubaho. No muri ibyo bihe bikomeye urwana kugira ngo ubeho. Ni nayo mpamvu ibyo ukoresha ubikoresha neza kugira ngo biguhe ikivamo kibereye icyo washakaga. Sibyo? Iyo rero ni RDF. Abo ni ingabo zacu. Iyo niyo mico yacu. Ibyo bijyanye n'imikorere yacu nanone. Byaba mu bihe byashize, byaba ubu, byaba igihe kizaza kiri imbere, n'igihe tuzaba dufite byinshi, kuko uko umwaka ushira niko igihugu kigenda gitunga ibirenze ibyo cyari gifite umwaka ushize. N'igihe tuzaba twageze kuri byinshi, nta byinshi mu mico yacu byo kwangiza, ahubwo twabibonye byabaye byinshi, byongera kuri bwa bushobozi navugaga abantu bakwiye kuba bafite, tudashobora kubona uko tubyifuza. Ni hariya bijya, ntabwo biba byo kwangiza. Nta kazi rero katunanira na busa igihe ibitekerezo ari bizima, imico ari mizima. Nta kazi katunanira na busa.
niyo mpamvu byumvikana ngo ibyo mujya mwumva hirya no hino bizarangirira mu byifuzo gusa. Bashobora kwifuriza u Rwanda nabi, bavuga ngo u Rwanda waduha ngo rumere rutya, ajya genda haraguze asenge akora ibyo ashatse, akomeze yifuriza u Rwanda nabi. Ibyo ariko umunsi hagize uwibeshya akatwishoraho, ntabwo azasubira aho yaturutse. Ntabwo byakunda. Tuzamugumana hano yaba muzima yaba atari muzima, niko byagenda. Icyiza rero ni uko mu mico yacu nanone nta mpamvu, nta bushake, ntabwo dushotorana. Gushotorana murabizi, ntabwo ingabo zacu zibereyeho gushotora, ndetse n'abadututse n'abatwanduranyijeho iyo bitaragera mu murongo birenga turabihorera, sibyo? Ariko nibwira ko hari aho ibintu byagera, cyane cyane iyo byagusanze iwawe, ntabwo wabyihorera. Ibizadusanga hano rero ntabwo tuzabyihorera. Niko umwuga wacu tubwira, nibyo tuhora twitegura. Ariko ibya mbere, umwiteguro wa mbere uba ku bantu. Ibikoresho byo ni ibikoresho, wabigura wabishakisha hirya no hino, ariko abantu ntabwo ubagura. Abantu n'imico yabo n'imikorere n'iki, ibyo nk'uko bitagurwa niko aribo duhanga amaso, aribo dushyira imbere abantu. Nagira ngo rero muri uyu mwanya mbashimire, mbizeze ko ibyiza biri imbere, kwa kundi tujya tuvuga, sibyo? Ubu turagerageza, hari ibitaboneka cyangwa bibonekera igihe dushakiye, ibyo abantu benshi bifuza tugeraho bikeya, ibindi bikazaza hanyuma. Ibyo mujye mubyumva ko ariko bigenda, munabyumve ko kandi nibyo bizakomeza iyo myumvire, nibyo bizatugeza kure. Kumva ko iteka iyo twumva ikibazo tukagishakira igisubizo, tukamenya ko hari impamvu zishobora gutuma bitindaho gato. Icyangombwa ni uko abantu banabibasobanurira, bakabibabwira. Icyo gihe abantu mu mutwe baba bumva neza aho tuva n'aho tujya n'ibigomba gukorwa. Nagira ngo rero nsoze nongera kubashimira, mbifuriza imirimo myiza, mbifuriza ibihe biri imbere byiza. Turajya muri Noheri, umwaka mushya, byose ndabibifurije bizababere bihire, muzagira ubuzima bwiza n'abantu banyu. Okay, twongere dushyushyemo gato hanyuma mbareke mujye kuruhuka.